abagiye iki ipfunwe yaba ari pasiteri yarataye urugo ntabwo yazajya kubwiriza abantu ko kubaka urugo biryoha yarataye iki urugo. dufite abana benshi niyo mpamvu isatugwije ingorane nyinshi mu gihugu. dufite abagabo benshi batunze abana b'abapasiteri bagiye baterwa amada n'abagore bakavuga ngo bakabasengera bakora amadereveranse yo kuza kumbwira ngo turyamane ukanjiramo umwaka wawe ni dereveranse nyabaki. none se ahubwo iyo urebye iki gihe ingo nyinshi urakora ubukwe pasiteri wagushyingiye nawe atereta umugore wawe urumva ikintu urakivuga. reka nongere mvuge ikindi kintu Pascal. mu minsi ishize nari ndi hano hagati niba ari ku Manzi TV niba ari ku Manira Hari TV hari umama wampamagaye mu mbabarire ngiye kubivuga ariko sindi bumuvuge izina yavuga ngo ni koko ni imbwa z'ibisambu zidahaga. Nubwa mbere nsetse noneho kuri kamera abantu kubera iki muzi ko nkunda kuvuga ngo yahinduka ngo mu byaha byawe abana bakubwira ati akira umugisha akira imodoka kandi ni ambere aragize uti arayisamani nana iri jambo ngiye guseka nana ni Yesaya ibice bya 56 umurongo wa 11 aravuga ngo ni koko ni imbwa z'ibisambo zidahaga. Ni abungeri batabasha kumenya bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo. Umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Nose nkimara gusoma rino jambo wumvaga yuko riri buze kuboneka? Ntabwo narembese. Niko rivuga ngo ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga. Reka twongere tubashimire kandi tubifurize kugubwa neza. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni Manira Hari TV, Imanzi TV. Uyu munsi zirahabaye cyane ndetse kandi cyane. Kuri kamera dufite abashyitsi babasangwa. Mvuge ngo muri abasangwa. Yego. Ariko se aba basangwa biraza kugenda bite? Muraho neza? Muraho. Makuru. Ubwo gutyo hano nibo bakumvise gusa. Hariya ntibakumvise. Nge ndifuza ko mikoro muzifatira hamwe. Muraho neza? Yego. Amahoro y'Imana nabane namwe. Yego, murakoze cyane. Dusuhuza Imana amahoro. Ibagirire neza kandi bagirire neza cyane. Uyu munsi twabakire nk'abakozi b'Imana reka nsabe kugira ngo umwe muri mwebwe yewe n'umwuka wera abanza asenge Imana. Tugushyize hejuru uhabwe icyo Kristo kwa kuri umwami abami soko mendo soko dakamarwa kumenye Yesu uwera mubera uhambe mu bahamba ikomeye cy'umuryango wa Dawidi ntaba twebwe ahabwa abizina ryawe n'ijambo ryawe ijambo rya n'umuhigi muzi utakana umuhigo turakwinginze Kristo kwa kuri uwera urwanye kandi uneshe utsinde kandi utuneshereze twagusabye ko tuyobora kigano kakiba kujya gitangiye kujya kirangira mu izina Yesu urakoze amen. Amen 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 amen. Yego. Mana amahoro bagirire neza cyane. Uyu munsi nabahamagaye nk'abahanuzi mbahamagara nk'abakozi b'Imana kugira ngo ngiye numfate nk'umukozi w'Imana. Ndagufata nk'uwa Satani. Oyo mfate nk'umwana w'Imana. Ibyo turabizi. Ngiye umwana w'Imana. Kuri cya kintu cyuko nigeze mvuga nti burya Imana igira abantu ikanagira n'abana bayo. Igira abantu bayo ikanagira abana bayo. No. Ngiye namaze kwidekarara. Namaze kumenya agaciro kari muri ngewe. Nabyumva. Yesu igice cya mbere utabivuga ntasaro nuko atabaza agaciro. Yesu igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo icyo uzatuza kanwa kawe Imana izakiguha. Reka twumvikane rero. Yego. Twese turabizi ko uri umwana w'Imana. Urakoze cyane. Komeza ikiganiro. Komeza ikiganiro. Ahubwo sasa. Yego. Nge nagutumiye nk'umukozi w'Imana. Nk'umwana w'Imana. Nge nagutumiye mu buryo bubiri. Ahubwo si cyari bwemere niki nk'umwana w'Imana. Nge ndemera nk'umwana w'Imana. Okay, reka tugufate nk'umwana w'Imana. Uyu nguyu mufate nk'umukozi w'Imana gufate nk'umwana w'Imana. Ubwo reka dutangire ikiganiro. Tugufate nk'iki? Umwana w'Imana. Iso yitwa nde? Data wa twese. Nta mwana utazi amazina ya se. Data wa twese. Mama wawe se. Kino kiganiro kiri buse ko wagisekeje. Ngiye namaze kumenya ko ngenda umwana. Erega ibyo bintu turabizi. Nyine ni mubizi. Nakubwiye ngo ni mubyemera ko ndi umwana w'Imana. Dukomeze ikiganiro. Ariko uyu nguyu we nta kibazo. Mu rugo haba abana babiri. Uyu we nta kibazo. Baburetse n'abadukurikiye babyumva.
serious kandi mu rugo haba abantu babiri yego abana babiri ubu ni mu rugo kwanza haba ibyiciro bitatu icyiciro cya mbere ni cy'umugore n'umugabo icyiciro cya kabiri ni cy'abana bo mu rugo icyiciro cya gatatu ni cy'umukozi icya kane ni umushyitsi wabyumvise ni ukuvuga ngo rero uriya mwana tubariye mu bakozi ni umukozi ariko ni umwana uri gukorera mu rugo afite urufunguzo rw'ibyumba afite urufunguzo rw'inzu niyo abashyitsi baje bagasanga ba nyir'urugo badahari arabakira akabatekera icyayi akabaha icyo kurya bakarya ari we mukozi uyu munsi rero nubwo yoza amasahani nubwo akora imirimo itandukanye mwa ruriya rugo ahafite agaciro kuko iyo arwaye umutwe aravuzwa nk'uko n'umwana wo mu rugo arwara umutwe akavuzwa umukozi we mu rugo uramuvuza umukozi we mu rugo uramuvuza abadukurikiranye niba utavuza umukozi wo mu rugo buretse waba ufite ikibazo waba umeze nka wa wundi bateka inyama bakanga kuziha umukozi bakamuha ibishyimbo uyu mukozi yicaye mwaro rwo yakoze neza habaho kwinjira mu irangamimerere uramuvuza kadukomeze cyane umva nkubwire habaho kujya mu irangamimerere y'umukozi akoze neza agahindurwa umwana mu rugo akandikwa mu bitabo n'abandi Yesu yavuze ubwo mumaze kumenya sinjye bita abagaragu muri inshuti zanjye umva ngende dukomeze ikiganiro umva ngende ngusobanurire ngirangamimerere yanjye yamaze guhindurwa ndi umwana mu rugo urakoze cyane reka dukomeze ikiganiro ngirangamimerere yamaze guhindurwa naho ngaho rero nagira abantu basobanukirwe ntabwo nakurwanyije nawe ntiwandwanyije ahubwo turifuza ko abantu basobanukirwa ibi bintu Imana bw'icubahiro c'est ça muri iyi minsi hagwiriye ubwesikoro ndabanza mbabazone mu mpe message oya ahubwo ugiye kutubaza tutaranivuga abantu bamenye abantu turi kumwe nabo barabazi nge nivuze da nge ntabwo ndivuga nge ni Prophète Habineza Charles cyangwa se Karoli TV ndi umuhanuzi w'Imana rero uyu munsi ndumva ari umunsi udasanzwe kwindeza kandi ari umukozi w'Imana none se Prophète byose ni kimwe none ndi n'umwana w'Imana ubwo ntacyo yego nta kibazo rero muze tuganire kuri kiriya kintu bivuze cy'ubwesikoro buretse nasema hivi mu minsi ya none nasema hivi kwa siku hizi tuko na watumishi wa pirate wengi banani twewe buretse none ubwo nagira bamwumvishe ko nari kubikomeza najua Kiswahili wana ni ya kidogo harakini naijua uyu munsi tufite abakozi b'Imana iyo ufunguye cano kubitana n'umuntu uvuga ngo ndi umukozi iyo uteye intambwe nuko mu nsengero nuko eske umukozi w'Imana w'ukuri umuhanuzi w'Imana w'ukuri ni iki kimuranga ese utari uw'ukuri we ni iki kimuranga ndagira ngo ikiganiro muza kuduha nubwo ntazi icyo mwateguye muze gushingira kuri ibyo bintu sinzi nimba ninjye ubajije cyangwa Karoli niwe ubajije ni muri rusange Karoli kuko ari we mutoya bazi ikivugiye mbanje kugwa nk'ijambo mbanje kuguha uburenganzira mwana ikibazo kirabatsinda reka njye nsubize Bibiliya ivuga amagambo akomeye ubwo nyine uraza kubyemera ko uzagenda kunganira ntacyo Bibiliya ivuga amagambo avuga ngo muzababwirwa n'imbuto zabo hari ibintu bitatu ari amakosa umuntu akora muri kariyeri mikore ebyiri ntabwo dukeneye ko amajwi ajya hamwe hane yego kimwe nuko ugomba kureba nimba zicanye yego ziracanye mwafura yego wafura biteka bamugisha hari ibintu bitatu ngiye kuvuga amakosa umuntu ashobora kuba yakora yaba ari mu rugo yaba ari mu kazi yaba ari mu nzu y'Imana bikarangira kariyeri iyo nibwo yayisiga ubuki irangiye ikosa rya mbere iyo ngiye kwinjira mu ijambo ry'Imana nkuko bimbwiye mu bakozi b'Imana ubwo n'abakozi b'Imana batarangirirwa irangamimerere bakira abakozi b'Imana ariko nge namaze ku mwana w'Imana umukozi w'Imana cyangwa uwo mukozi cyangwa uwo muhanuzi muvuga butumwa iteka natagira impungenge z'agakiza z'ubutumwa bwiza bwiriza
urabyumva agahora yumva yuko ari hejuru n'ibyo azica ntazemera kubikosora. Uwo ni uwa mbere, iyo ni ikosa rya mbere ashobora kuba yagiye ate yakora. Iri ni ikosa rya kabiri, nahora yumva ko ari umukristo cyangwa agakiza kiwe afite akakarebera kuri mugenzi we, azahora abona ko ari iki, ko akijwe kumurenza. Ariko narebera kuri Kristo azahora iteka ritabona ko ari umunyabyaha, abwira Imana ngo nagize ate nacumuye mubarira. Gatatu, hari icyo bita imbuto. Zamenyera ku mbuto akaba ari ibintu umuntu ashobora kuba yatinya kuvuga cyangwa gukora, cyane cyane ibintu dukorera ku mashusho media kuri izi mbuga nkoranyambaga. Sinzi niba umuntu ajya kuvuga ngo kuba njye naza kukubwiriza nkahubwa ngo ni wihane icyaha cy'ubusambanyi, njye ndi umusambanyi. Bimeze nko kuntu umuntu atera imbuto mu giti cy'amahwa cyangwa ku kara kumera hiramera. Ni niyo mpamvu dufite abakristo muri minsi ya none, cyangwa abantu bita barokore, akitwa umurokore akitifuza kuba umukristo, akaba ari umurokore akifuza ko uyu mwanya wa none yaza akavuga Imana, yumva nanyotewe no kuvuga iki Imana, ariko wamureye iminsi 3 iminsi 4 akaba yamaze kunamuka niyi, nuko yonsa amashereka mabi. Tinyo nsoje mu cyumva kibazo yonsa amashereka mabi. Kuba iyi saha hari abantu bigira abanda bimenyereye, wabyumvishije cyangwa nesho narabyumvishije, akabazi kuba ari ubuhanuzi byonyine gusa, akumva ko byo muhesha ubwami bwo kugera hehe mw'ijuru. Nyuma yuko tubwirije ubutumwa bwiza, ndambwira abantu ngo hari ibintu bizadutungura. Kuba uyu muntu tubona ku muhanda twari tuzwara indatageza agera mu nzu y'Imana, kuri final ashobora kwihana akihana akabona ubwami bw'Imana. Ikintu kizatungura abantu benshi nuko tuzasanga nko kwagayaga baburimo, wowe wasenze wirukanse ubutayi butandukanye ugashiduka ijuru ribuze. Yesu we, sinzi ikintu mvuzamo mucyumvishije. Rero abantu twakwiriye kugira indangagaciro. Nyuma yuko tubwiriza ubutumwa ukavuga ngo reka ndeke gukora ikintu kubwo abantu nabwirije ubutumwa bwiza bataza kumana ukundi, hanyuma reka ndeke gukora iki kintu umuryango wanyu utaza kubibona, reka ndeke gukora iki kintu kitazatuma abana banjye babaho nayo mu buzima byate batishimiye. Hereza Karoli mikoro. Karoli, ni wowe ugezweho uyu munsi. Dufite abahanuzi, dufite abavuga butumwa. Yego, nukubera iki tugwije abakozi benshi ariko mu by'ukuri umurimo w'Imana ukarenga ugakomeza ugasenyuka? Ese ni iki gituma umuntu ayoboka gushaka imbaraga mbi kugira ngo akunde yamamare muri ibi bintu kandi azi neza ko avuga Imana? njyewe ntaguciye mu ijambo, burya ngiye ikintu cyose ngendera ku cyanditswe, kugira ngo ngiye mbanze nsubize icyo kibazo cyawe umbwiye. Ubwo nategerezaga ko turi buze kuganira kuri kino kiganiro, hari ijambo nashatse ko ndi buze gusoma. Tewe warisoma? Karibu. Kuko ngewe n'ubundi barabizi ko ntajya nshyigikira amafuti, nicyo abantu banyangira, ariko ntacyo bwo mu nyanga, ariko nkabakura mu byaha. Ukuri kwanjye ngenda kugira kubera icyo kibazo uvuze cy'ukuntu nyine busanga nta guhinduka kw'abakristo muri kino gihe. Kadusome ijambo riri muri Yesaya, ibice byaho ni 56, umurongo waho ni wa 11. None ngewe Pascal nimvuga iri jambo nimara kurisoma, abantu baye barireba, abantu badukurikiye, nimara kurisoma rirahita rihuza n'ikibazo ushatse kumbaza. Yego, umva iryo jambo ukuntu rivuga. Riravuga ngo ni koko ni imbwa z'ibisambu zidahaga. Nubwa mbere nsetse noneho kuri kamera abantu kubera iki muzi ko nkunda kuvuga ngo yahinduka ngo ube mu byaha byawe, abantu bakubwira ati akira umugisha, akira umugisha, akira imodoka, kandi ni ambere aragize ute arayisamaniye. Nana iri jambo nye ntangiye guseka nana. Ni Yesaya ibice bya 56 umurongo wa 11. Aravuga ngo ni koko ni imbwa z'ibisambo zidahaga, ni abungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo. Umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Nose nkimara gusoma rino jambo wumvaga yuko riri buze kuboneka? Ntabwo narembese. Niko rivuga ngo ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga.
nta unyumve neza ntabwo ngiyanukanye nta nubwo nani bari bandika Bibiliya ariko iki kintu niko byanditse baretse ndebe ko ariko byanditse abo dusome yindi bahinduye sha oya ariko nabansebeye kuri kamera Yesaya 56 11 Imana imfashe bihure ndaseba ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga n'abungeri batabasha kumenya bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose okay baravugana bati oyo warakeye aho ngaho rekera kuri uwo murongo none kuri kira kibazo mbajije muri kino gihe usanga ubwashize kambite ntambutse kano gatekerezo gatoya ubwashize hari umupasteri wihanishije abantu bacimyeyo te unyumve neza unkurikira baciye imyeyo uretse none ikigano kigiye kugeraho kiryo none Karoli none bigenze none uwo mupasteri amaze kwihanisha abantu bacimyeyo baragaragara sinzi niba ari n'icyaha hari n'abantu batazi ngo gucimyeyo niki ntabwo naje no kubisobanura ntabwo ari ngiye buryohe noneho arabihanisha ku kibazo cy'uko bacimyeye ubwo nashaka tugume kuri no jambo tumaze gusoma ngiye ikintu cyose nkivugira mu ijambo nuko noneho akimara kubacagura wimamagara akimara kubacagura babandi nubwo yari yacaguye ngo abakobwa bacimyeyo mu materaniro amaze gusoza pastor yaje kuvuga ngo muriba abwira umudiakoni nshaka nimero ya wa mukobwa wari wicaye hari awinzawe wacimyeyo kumbi we yabihanishije hari uwo yakunze wacimyeyo none ubihuza na bira Pascal avuze yuko uburyo umurimo w'Imana buri kugenda upfa oya ako kantu ko gucimyeyo niko nshaka nanjye ndabyibuka rimwe nageze njya ahantu hari umupasteri 2015 yari afite itorero ku Gisozi ntabwo nibuze kuvuga izina ryiwe yego iyo mwatangiraga iteraniro beretwari oya mvuze ku Gisozi beretwari nibyo kwishyiriye iyo mvuze ku Gisozi negeze twari twafite ministeri cyangwa itorero twari twafite ministeri tumwe turakora umurimo w'Imana yego kwamwakire nk'umupasteri za mu itorero bwa mbere arabanza araza ariga haciye gabiri aragaruka tonya turamwakira noneho yafite systeme yo gorabwira abantu ngo akababwira abantu babihanye mu gitondo abantu babihanye akababwira ngo nje Imana yanyeretse yuko muri abanyabyaha kandi abantu bashyizeho igikarabo cyari ari kuva mu gitondo kugera saa 7 wakinjira mu gitondo saa 8 agahita abona ibyaha mu bantu reka nkubwire mama nimba warasenganye na pastor udashaka kuza gutangira n'itora ari umutambyi kuryingingira kwa mu gitondo akinjira saa 8 akinjira aje gukora ibitangaza ako kana ahubwo uyu muntu uza kumureba shunga sana hari ijambo ryari rivuga shunga sana izo nsengero zirahari umva nkubwira akantu rero ukuntu byagenze noneho akaza agatangira agasenga hanyuma hari uburyo azavango sinzi uburyo azabivuga mu ndimi akabivuga soza yavuga kavango katavango ngo contre mini wabyumvishije none mavango contre mini agahita babwanga Imana avuze ngo mwese mujye ku murongo bakongera mwature bakawukora kandi abagore reka mbabwire abagore bakaza gatonda iki yamona nk'abakobwa nka batatu bihani cyacu usambanye guciye mu ijambo kuko nawe ufite mikoro uwo mupasteri wabikoraga yari umusore yari umugabo reka ndaza ngo amakuru ye komeza uyame hanyuma rero nyuma kuri finale turafite basengereje abantu b'Imana batumye abantu banga inzu y'Imana kandi inzu y'Imana iri mu iki iri mu buhungiro twemeze niko bimeze noneho uyu mupasteri akaza agahita nyine ajya mu kavango ati contre minishani tutusi ariko avuga ngo shayine tutusi contre mini nimbivuga kubahuye nawe bahita bamumenya akavuga ngo mwese Imana mwe mujye ku murongo mwature kandi abantu baye mu gitondo bagize ate batuye yamara guturamo batatu batuye cyane cy'ubusambanyi akababwa ati mwebwe Imana namwe ngo muze kuza gusigara ahangaha tuvugane ngo tuvugane erega hari ibintu tuba tuvuga Pascal wakumva bino bintu kwibaza kuko ibi bintu byarabaye cyangwa ni filime noneho ibaze muri abasambanyi bihannye akavuga ngo baze gusigara
kuki babandi bari barasambanye bazaga gusigara komeza noneho kabiri gatatu dutangira kuma makuru ngo yateretse runaka ngo bamuganga yuko ari umusore kandi ari umugabo ati natandukanye n'umugore. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, ubundi mu itegeko ngiye ry'amahame nize iyobokamana cyane imyaka mfite, iyo umuntu yagiyeho icyasha akishingira abyumvisha n'umuhanuzi aba akwiriye gutengwa, kuko n'umurimo w'Imana kuba yajya guhanura abagiyeho iki ipfunwe. Yaba ari pasiteri yarataye urugo, ntabwo yazajya kubwiriza abantu ko kubaka urugo biryoha. Yarataye iki urugo. Dufite abana benshi, niyo mpamvu isatugwije ingorane nyinshi mu gihugu. Dufite abagabo benshi batunze abana b'abapasiteri bajya baterwa amada n'abagore, bakavuga ngo bakabasengera bakora amadereveranse. Dereveranse yo kuza kumbwira ngo turyamane ukanjiramo umwaka wawe ni dereveranse nyabaki. None se ahubwo iyo urebye iki gihe ingo nyinshi, urugo urakora ubukwe, pasiteri wagushyingiye nawe atereta umugore wawe, urumva ikintu urakivuga. Reka nongera mvuga ikindi kintu Pascal. Mu minsi ishize nari ndi hano hagati, niba ari ku Manzi TV niba ari ku Manirahari TV, hari umama wampamagaye, mumbabarire ngiye kubivuga ariko sindi bumuvuge izina, ari muri Canada. Yarambwiye ngo mukozi w'Imana nsengera, kuko hari umupasiteri najyaga nkunda kubwira ngo nsengere, ariko bwa mbere naramubwiye ngo nta mugabo mfite, ahita ambwira ati nanjye mfite icyifuzo cy'umugore, unyumvire kandi umugore wa mfite undi, ariko nawe ndabona uri mwiza, unyumvire. Bishaza kuvuga ngo abantu benshi ntabwo wamugeza wakugeza ku musaraba. Harakarindi mu Rwanda turi bamwe banshimisha iminwa imitima ikamba kure. Reka mbasetse njyewe mberaha nizeye umuhanuzi abantu bose baravuga bati biranamenyekana. Yego. Ariko ikintu cyitwa abahanuzi cyarampamwe, uretse ko nari ngiye kumukoma. Burya abantu babana bagira ibihe bahura nabyo bikomeye ntibazabivuge. Yego. Ariko yaransuzuguye agera ku rwego rwo kunsuzugurira umugore. Aba hehe se? Reka tuganire. Yaje mu rugo. Reka tuganire, mwadutumiye. Urumva? Si mwadutumiye. Uzi njyewe bene abo ngabo ikintu mbakorera, nari ngiye kumuhata ikintu cyitwa igiti. Ngayibaze. Si mwadutumiye. Si mwadutumiye. Yego. Reka tuganire nk'abakristo. Hari umugabo wegeze uhanura. Yego, mwegereza mikoro. Reka mbabwire ikintu gikomeye abantu bakwiye kujijukaho. Ikintu gikomeye abantu bakwiye kujijukaho ni ikintu kimwe cyonyine gusa. Bakwiye kujijuka ngo ese nyuma y'uko umuntu yaduhanuriye ni Imana avuganye natwe. Wese afite Imana. Umva se nyine icyo nkubwira. Yego. Nimba nyuma y'uko umuntu Bibiliya ivuga amagambo ngo muzabwirwa n'imbuto zabo bera. Iyi sa niba umuntu amaze kwiyereka urimo urahatiza kugira ngo mugendana guhanurire mu biki. Umuntu yamaze kubwira ngo twazamukanye umusozi, nge runaka naramuvumye, tubwizanye ukuri. Pascal nawe uri umuhanuzi, katuganire. Yego. Mugiye gutuma ndakara kandi ngeze numvaga muri misana ndarakana keza, bazavuga ngo ninjye uzana amagambo akakaye ngo kuri za kamera ngo mfite amagambo akakaye, wabyumvishije. Njya guhaguruka kuza kuri YouTube, ngenda nabyangaga cyane. Kanangariza abantu iki kintu muri kino kiganiro turimo turakora. Imana arambwira ngo iyi niyo nzira yonyine isigaje kuganira n'abantu kugira ngo bongere bakire ubutumwa bwiza. Iyi niyo nzira yonyine. Irambwira ngo iyi nzira niramuka ihagaze umujinya w'Imana uzagwira isi. Ni ukuri ko birabimana kandi uko ni ukuri k'umukristo. Hanyuma rero nshaka kuvuga niki, usamukanye n'umupasiteri umuhanuzi yenda kaduhera ku mupasiteri. Buriya ariko se abantu baje bakora umuntu akubaha bishop ntibo umuhanuzi. Yego. Ntabwo bishop ava mu muhanuzi, umuhanuzi ava muri bishop. Kicyunye batangariza. Yego. Ndabizi bashaka kuza kuntera amabuye. Burya kamere ya wa mu bishop
buno abantu bakugwiza cyane kubaka amazina kubaka amatayito y'aba bishop yanditse amatitire agezeho hano ni bishop usanga ari guhana kugenda mu modoka nziza kwambara amakoti meza ibikanzu birebire nahana kuvuga ngo basi ubwo amaze kuba bishop reka nubake stati basi nshake ikibanza cy'itorero abantu basengera bafite iki address none basengeye Kimironko ejo basengeye Kimisagara byumvishije basengeye ku Gisozi basengeye Kagugu basengeye Kibagabaga ahoza abantu mu rujyano mu ruzerero ni mu ruzerero wabyumvishije none umva rero uzamukanye nawe aravuga ngo njye nasengeye ngo Pascal ngo Imana imuhereza imodoka ngo Pascal ngo anyimye amafaranga ngo ndamuvuma nawe muracyagendana ufite imitekerereze we ntabwo utuye mu ijuru uri kugendana n'umurozi utamuzi hoya umuzi yarakwibwiye kuko ari kukubwira ibikorwa bye yakoze reka nkubwire uko wagenda kose ntabwo utuye mu ijuru igihe kizajya nawe ukose nuko nazajya kugira ate kukuvuma tandukana nawe abo ni babandi Bibiliya yavuze wabyumvishije Bibiliya yavuze ngo muri Yesaya 56 mwegereze mikoro ye Bibiliya yavuze ngo Yesaya 56:11 ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga nta bungeri batabasha kumenya bose batesha umva ariko rino jambo none riraza gutuma none n'amazi tutazongera kuyasukirwa kuko urebye uburyo abagore bakunda ubuhanuzi ubonye uburyo abagore bakunda abapasiteri babo reka nkubwire Pasika uzi ko ari urugugeramo ugasanga umugabo anywera mu itasi yamenetse ariko ikindi kirahure kibikiye pasiteri dufite abagabo benshi bakandamijwe cyangwa dufite abagore benshi bakandamijwe batagira ijambo mu ngo zabo kubera pasiteri reka tuganire tuganire by'abakristo kandi tuganire byimbitse nimba uzi neza ko juste uri umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana uri umuhanuzi ukaba uzi neza yuko ubwira umuntu ngo Imana yavuze ngo niwihane icyaha cy'inzoga mfite umupasiteri ejo bundi kandi uzi kuyinywa mfite umupasiteri ejo bundi umuntu w'umugore arambwira ngo pasiteri azaga mwihanisa icyaha cy'ubuzi cyo kunywa inzoga kandi akayihana bukengwa agiye wamutunguye amaze kugera iwamutunguye asanga yicaranye za nzoga zimwe benga zimwe bavana mu bugari bazita gute bavana mu bugari ntazo nzi hari inzoga bakorera za Bugande sinzi kuno bazita waragi oya kanyanga wamfura kanyanga simba woni bariyo simba waragi nabyumva asanga akiciranye gicupa nabo banza yarayinyoye hariko navuka ni imbere y'Imana ariko amakuru yayo urayafite wowe urayafite noneho wabyumvishije asanga akiteretse amutunguye arangije amubwira ngo muganga ngo yarayinyandikiye ngo nje nyine nta niyo nteganya nta niyo nza umva ni vide kurifataho avese ubataza kugutera amabuye kandi bazi nyine mu by'ukuri tuganire ngiye mvugisha mu by'ukuri tuganire hari ikintu kitashobora kumfata sinjya ngirira ry'ubusambanyi sinjya mpeheta sinjya nywa inzoga nta nibyo nteganya n'ababinywa niyo mpamvu mbanga ni no mpamvu mbabwiza ukuri reka umva turi kuri kino kintu cya pasiteri nta kiganiro twigeze dukorana Imana ikambwira umupasiteri hano muri Gisozi na Kagugu sinshatse kuvuga ahantu ari twigeze kujya tugiye kuririmba yo ngewe ubundi ndaririmba muzanabe kuri cino yanjye twamara kuririmba no guhimbaza hagezeho umwanya wo gutura uri kumva Teo umwanya wo gutura twaratuye turahimbaza tumaze gutura we yari ari kuri radio ntavuze ari gutanga y'ubuhanuzi ariko yaragarutse ageze mu rusengero aravuga ngo Imana irambwiye ngo amaturo mwatoye yose yayagaye mwongere muture yaje mu gihe yavuze gute imbwa z'ibisamba zidahaga hanyuma ndifuza yuko twagera mu mwanya wo kugira ngo mutange message yego reka manze mvuge akantu kamwe konyene gusa ndifuza yuko twagera mu mwanya wo gutanga message kamaze mvuge akantu kamwe mukozi w'Imana mbabarira yego hari umugabo umwe kwasenyaga hari icyumba yego batumira umuhanuzi nk'umukozi w'Imana yego umuhanuzi araza amaze kuza arabwiriza binagenda neza aranahanura mu gusoza soreje ku kantu kamwe hari umugore wari ufite umugabo aba hanze mu Bufaransa arangije amana amuga ngo Imana iravuze ngo ntuzongeye ngo kwifuza umugabo yego ngo bishop wawe agize ate arahari uzumusanga nukenera ko umva ko agize aragiye ate ari kumare niki
ni umuhanuzi ni umukozi w'iki w'Imana. dufite abantu benshi bihishe bambaye urugwintama kandi imbere ari iki ari amasega. mwagarukiye aho ngaho ingo zikubakwa bahanuzi mwagarukiye ingo zikubakwa bavuga bati mwagarukiye ingo zikubakwa ko abagabo bashatse abagore bakeneye kubaka iki ingo mwahetse abagore bakajya kubaka iki ingo ukaganiriza umugabo ngo nimba uri no gusenga menya ko nyuma ya saa 9 nyuma y'amasengesho umenye ko amaze kwinjira mu masaha y'umugabo akeneye kugira ngo yuzuze inshingano z'urugo akeneye kubaka urugo rwe ese we bite byawe guhora ubwira umuntu erega Bibiliya ivuga amagambo meza vuga ngo nawe nagindi mwiza marayika ariko singira urukundo bameze nk'icyuma cy'umwe kivuga kigiye ate kirenga umva kuri cyo ngicyo ngo nawe nagira indimi nyinshi ariko singira urukundo impamvu nyaze Theo mikoro niki waruzi yuko gukizwa nta rukundo ariko kujya mu bitaro ukarwazwa n'uwakurozi kanye soze kuri kano kantu rero ngiye gusorezaho yego hari akantu nkunda kubwira abantu ni kumana ari no kumanzi yego reka mbabwira akantu yego uwagukomerekeje bantajya amatwi banyumve uwagukomerekeje uri neza yego akabuzi ko yagukomerekeje yamaze kumenya ko yagukomerekeje ariko ntuzamugire uri neza ntuzamubwire ibitaro wivurijemo igikomere cyawe wabyumvisha neza uwagukomerekeje akamenya ko yagukomerekeje ntuzamubwire ibitaro wivurijemo ibikomere yego byawe ntuzamubwire na muganga wahuye nawe kugira ngo yomore ibikomere byawe yego ikindi cya kabiri ngiye gusorezaho kimwe cyonyine gusa kimwe cyonyine gusa ngiye gusorezaho iyo umwanzi wawe azahana usebera akaba azahana yagusebereje mwihorere wowe intege zawe yamaze kuzimenya ariko nawe wakuye imbaraga ntagize ate ntiyahamenye uzamutungura yese reka Karoli nawe atambutse message turi ku mwanzuro kuko bitewe no ku buhanga bw'ibyuma iminota bayagiye wangiye buriyongera n'amagambo make n'ubwo abantu bakunda kuvuga yuko oya ndakwemera ngira amagambo make ariko tureke kuyobya abantu amagambo make yisamaze kuvuga menshi umva mureke ariko yavuze ngo ni imbwa zidahaga ngeje jambo nasomye Ry'Imana si Karoli utaza kudutera amabuye yego ni Bibiliya Yesaya ndabivuze mwe ni mubage ndabivuze oya twabisomye ni Yesaya bice bingahe 56 ihorere twabivuze ntabwo nakongera kubivuga ariko ngiye n'ubundi n'amagambo asa nkaho yashiranye kandi n'ubundi tuvuze ibintu byinshi aho ukadusengera abantu mujijuke tugiye gusenga yego katusenga ariko nyine mujijuke yego Yesu we tujye mube maso mujye mujijuka ariko se kamaze mubaze ngo ni ngusengera ngo kwa bishop runaka bishop afite abakristo ubona afite abakristo batatu ariko ngo ni prophet muri Grace Room ntabwo azi ko bayifunze tuyihore nubwo bimeze ariko base Grace Room tuyihore ko nundi banakoze ibitanga uyasengera yaraza kutubwira nyine ntacyo kuba sibyo nta kibazo ngo dusoze ikiganiro umuntu afite abakristo batatu ariko yise bishop none afite abakristo afite abakristo wahehe bishop ahe afite abakristo batatu yego nyine we nagufana batatu Theo hari Imana amaze kugira gutya yamaze kubika okay intebe ya Theo yarubitswe reka tubasezerere mwakoze